Ikaze kuri Twimenye na Bwiza nk'uko twabivuze mu kiganiro cyashize, uyu munsi turaganira ku kwezi k'umugore. Mbere yo gutangira ikiganiro nabibutsa kwiyandikisha kuri channel yacu, urakanda kuri subscribe, unakandi kukazogera kaza ku ruhande kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukubwira ko twashyizeho video nshyashya. Mu gutegura ikiganiro cy'uyu munsi, twateguye ibibazo kugira abantu basubize turebe icyo batekereza ku kwezi k'umugore. N'ubu biracyafunguye ariko ibyo twarebye turi gukora kino kiganiro hari hasubije abantu 44, abagabo 20, abagore 23 n'undi umwe utarashatse kuvuga nimba ari umugabo cyangwa ari umugore. Ikibazo twabajije ukwezi k'umugore uzi icyo ari cyo? Mu basubije 41 bavuze ko bakuzi, abandi 3 bavuga ko ntabyo bazi. Ikindi cyarabazaga ni iki cyakubwira cyangwa ni iki cyakwereka ko ukwezi k'umugore kwatangiye. Benshi mu gusubiza, abenshi basubije imihango ije, kuribwa mu nda, amabere ariyongera, intege nke, iy'iminsi 28 ishize nyuma y'imihango iheruka, imihango irangiye, arabikubwira. Uno n'umuhungu wagisubije, constipation, simbizi n'ibindi bisubizo. Ikindi kibazo cyaburabazaga ni iki kikwereka ko ukwezi k'umugore kwarangiye, ni iki kikubwira ko ukwezi k'umugore kwarangiye. Abenshi barasubije imihango ije, abandi umunsi umwe mbere y'imihango ikurikiye, kurekera kubabara, kurekera kuza kw'imihango, nyuma y'iminsi 3 cyangwa n'imihango itakiza, arabikumenyesha, simbizi n'ibindi. Urebye uburyo ki basubije bino bibazo bibiri, biragaragara yuko 41 bavuze ko bazi ukwezi k'umugore icyo ari cyo, bakuzi bitari byo. Ari niyo mpamvu no munsi turi buvuge ku kwezi k'umugore. Ikindi kibazo cyarabazaga ukwezi umugore aba ashobora kubara akamenya igihe yatwitiraho, igihe ashobora gusamira, kugira iminsi ngahe. Muri make ukwezi ushobora kubara ukamenya igihe watwitiraho kugira iminsi ngahe. Benshi bavuze iminsi 28, iminsi 28 irazwi cyane. Abandi basubiza yuko uko iminsi y'ukwezi yaba ingana kose wabara ukamenya igihe umugore yatwitiraho. Hari abasubije birahindagurika, iminsi 28 iyo utuje, hagati y'iminsi 21 na 28, hagati y'iminsi 25 na 34. Ikibazo cyakurikiraga iki ngiki cyarabazaga mu minsi umaze kuvuga mu kibazo cyo hejuru, irekurwa ry'intangangore cyangwa ovulation riba ku munsi wa kangahe. Benshi basubije ku munsi wa 14, abandi basubiza ko bihindagurika, abandi hagati y'umunsi wa 11 na 16, hagati y'umunsi wa 12 na 16, hagati y'umunsi wa 9 n'uwa 15, abandi mbere gato y'imihango, abandi icya kabiri cy'itariki y'ukwezi kwe, abandi ku kwezi kw'iminsi 28 irekurwa ku munsi wa 7, abandi icya kabiri cy'ukwezi kudahindagurika. Hari n'abavuze ko batabizi. Ubundi ukwezi k'umugore gutangira ryari kukarangira ryari? Tuvuge ko uno munsi nabonye imihango, biragaragaza ko ari intangiriro y'ukwezi kwanjye. Bivuze ko ukwezi k'umugore gutangira ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango. Ukwezi kurangira ku munsi ubanziriza imihango ikurikiyeho. Nk'uko nari mvuze, nimba uno munsi nabonye imihango, bivuze ko ukwezi gushize kwarangiye ejo hashize. Umubiri w'umugore buri kwezi witegura gutwita, waba ushaka gusama cyangwa utabishaka. Imisemburo ikora akazi kayo ititaye kuri gahunda zawe za buri munsi. Ikindi, ukwezi gusanzwe bavuga ko kugira hagati y'iminsi 21 na 35, keretse wenda ufite ibindi bimenyetso ubona bikubangamiye nko kuva cyane, n'ibindi bitandukanye ushobora gutuma ujya kwa muganga, ariko ubundi hagati y'iminsi 21 na 35 biba ari iminsi isanzwe. Nubona ufite munsi y'iyo minsi 21 cyangwa uri hejuru ya 35, ni byiza kujya kwa muganga bakakurebera nimba nta kibazo ufite. Kimwe n'igihe cyose ubonye hari ibintu bidasanzwe uri kubona, biba byiza ugiye kwa muganga bakakurebera ko nta kibazo ufite.
Buri kwezi k'umugore amagi hagati ya 15 na 20 atangira gukura. Buri gi riba riri mu kantu navuga nk'agafuka cyangwa se nk'agapaki karyo, ariko yose hamwe ari mu dusabo tw'intanga. Rero amagi atangira gukura ameze nk'arushanwa. Umusemburo witwa estrogene niyo uyafasha gukura cyane cyane. Noneho iyo uwo musemburo wa estrogene ugeze ku kigero runaka, bituma n'indi misemburo ifasha mu irekurwa ry'igi izamuka, bityo igi rikarekurwa. Iyo misemburo ikanatuma igi rishobora kuva mu dusabo tw'intanga rikajya mu muyoborantanga, ariho twavuze ko isama ribera. Mu bisanzwe igi rimwe niryo rikura vuba vuba rukarusha ayandi. Iyo risohowe ayandi yose bihita birangira, ariko rimwe na rimwe bigebaho ko hashobora kurekurwa igi rirenze rimwe, ari naho hava impanga zidasa. Ariko ibyo byose, kurekura amagi 2 kuzamura, byose biba mu gihe cy'amasaha 24. Iyo igi cyangwa amagi amaze kurekurwa, ka kantu navuze kameze nk'agafuka cyangwa se agapaki buri gi riba ririmo, iryashoboye kurekurwa ako gapaki ryavuyemo gahinduka akantu gasa umuhondo gashinzwe gukora umusemburo witwa progesterone. Ako kantu kamara iminsi izwi hagati y'iminsi 12 na 16, ariko buri mugore aba afite iminsi ye runaka, ariko abenshi bakunze kuba bafite hagati y'iminsi 13 na 14. Tukivuga kuri kano kantu kaba karimo igi gahinduka akantu kameze nk'umuhondo, buri mugore gafite iminsi kamara, ariko iyo minsi akenshi ntabwo ihinduka. Tuvuge nimba urugero nkanjye kamara iminsi 13, igihe cyose naba narwaye, naba afite ibibazo binkomereye, naba nanijwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, akenshi iminsi izajya ihora ari 13. Rimwe na rimwe gake cyane hashobora kuvaho umunsi umwe cyangwa hakiyongeraho umunsi umwe cyangwa 2, ariko akenshi muri rusange uzasanga iminsi idahinduka. Ibi turaza kubyifashisha tureba igihe gihinduka ku bagore bafite ukwezi guhindagurika. Umusemburo witwa progesterone ukorwa nyuma y'uko igi rirekuwe cyangwa se nyuma ya ovulation ufite umumaro. Umumaro wa mbere ni uko umusemburo wa progesterone utuma hatabaho irekurwa ry'andi magi. Bivuze ngo nimba harabayeho ovulation, intangangore ikarekurwa cyangwa igi rikarekurwa, ntago umubiri wawe ukomeza urekura amagi, kubera ko urugero nimba wasamye amagi agakomeza akarekurwa, uzagenda usama inshuro nyinshi. Rero uwo musemburo wa progesterone ufite akamaro kanini mu guhagarika irekurwa ry'andi magi. Undi mumaro, umusemburo wa progesterone utuma umworohera imbere muri nyababyeyi, ka kantu korohere kaba imbere muri nyababyeyi, ukomeza kwiyongera kugeza ka kantu twavuze gahinduka umuhondo karangiza iminsi yako. Bivuze ko nyuma y'uko iminsi yako irangiye utarasamye ujya mu mihango. Undi mumaro w'umusemburo wa progesterone, utuma ibimenyetso 3 bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore bihindagurika. Ibyo bimenyetso 3 bakoresha harimo ururenda, hakabamo umuriro abyukana buri mu gitondo, hakabamo n'aho inkondo y'umura iherereye. Bino bimenyetso 3 uko ugenda ubireba buri munsi biragufasha mu kumenya uburumbuke bwawe, ukaba wabikoresha uvuga uti ndashaka gusama, reka ndebe igihe cyiza cyo gusama, cyangwa se mundirinda gusama, reka ndebe igihe nakirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, ndetse bikanagufasha mu kwita ku buzima bwawe. Hari indwara zimwe na zimwe ushobora gukeka ko urwaye ugendeye ku bimenyetso ugenda ugira buri munsi. Navuze ko iyo ka kantu gahinduka umuhondo karangije iminsi yako, imihango ihita iza iyo utasamye. Twakibaza imihango ni iki? Ubundi nk'uko twabivuze, buri kwezi umubiri w'umugore ugenda witegura gutwita. Bivuze ko uko irekurwa ry'igi rigenda ryegera, hagenda habaho imyiteguro yo kuzakira umwana. Ubundi mu buzima busanzwe, iyo witegura abashyitsi, uritegura ugashyiraho amahema, ugashyiraho indabo, ibintu byinshi cyane, ukanabategurira ibyo kurya. Kimwe no mu mubiri w'umuntu, uko irekurwa ry'intanga rigenda ryegera, kuko intego ni ukugira ngo utwite,
umubiri ugenda witegura kuzakira umwana, ahantu azakurira, azakura ameze neza. Rero iyo igi ryarekuwe, twabonye ko iyo rivuye mu dusabo tw'intanga rijya mu muyoborantanga, ari naho intangangabo irisanga. Rero iyo hatabonetse intangangabo ijya kurisanganira ngo bitangire gukora umwana, igi rirayongobera rikaburira mu mubiri. Nyuma y'uko ka kantu gahinduka umuhondo, nyuma y'irekurwa ry'intanga karangije iminsi yako, bya bintu byose byari byarateguriwe umwana mo imbere muri nyababyeyi birasohoka bimeze nk'amaraso, ari nabyo bita imihango. Bivuze ko mu mihango nta gi riba ririmo. Imihango ni ibintu byari byarateguwe kwakira umwana bisohoka. Hano twanahita dusubiza ikibazo twari twabajije tubaza ngo umukobwa utarabona imihango ashobora gusama? Nk'uko tumaze kubivuga, imihango iza kubera ko igi ryari rihari rikabura intangangabo. Bivuze ko igi rye rya mbere risohotse rigahita rikubitana n'intangangabo, yahita asama, bityo ya mihango ya mbere ntizirirwe iza. Bivuze rero ko umukobwa ashobora gusama atarabona imihango ya mbere, kuko habanza irekurwa ry'igi hagakurikiraho imihango. Ukoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'uburumbuke mbere y'imihango yawe ya mbere uhita usama, bityo ntuzirirwe ujya mu mihango ya mbere. Hari n'abakeka ko kuba umukobwa cyangwa umugore ahora ajya mu mihango igihe cyose aba yagize irekurwa ry'intanga, aba yagize ovulasiyo. Ntago ari byo. Hari igihe imisemburo ikenewe mu irekurwa ry'intanga, urugero nka estrogene cyangwa se n'indi misemburo, iyo bitageze ku kigero runaka gikenewe, igi ntago risohoka. Bikaba byanatuma birangira wongeye usubiye mu mihango ariko igi ritarasohotse. Bivuze ko muri iyo minsi niba waba uri gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye muri uko kwezi kose, utasama kuko nta gi ryigeze rirekurwa. Tuzareba uburyo ki uko ugenda upima umuriro ubyukana buri munsi, ushobora kumenya ko uko kwezi nta ntangangore cyangwa mu yandi magambo igi ryigeze rirekurwa. Byanagufasha mu gihe wenda waba ugiye kwa muganga ufite ikibazo cyo kutabyara, kuko ushobora no kumwereka uti dore ndakeka yuko igi ritajya rirekurwa, bityo bikaba byamufasha mu gushaka igisubizo cy'ikibazo cyawe bimworoheye. Kimwe no kuri icyo cyo kutagira ovulasiyo, tuzanareba uburyo ki nyine nk'uko nakomeje mbivuga ushobora gukoresha ibimenyetso bya buri munsi, cyane cyane gupima umuriro ubyukana, ukamenya izindi ndwara ushobora kuba ufite, bityo niyo wajya kwa muganga bikamworohera mu gushakisha ikibazo ufite. Ikindi cy'ingenzi nkeka ko ari cyiza kukimenya mu bijyanye n'ukwezi k'umugore, ni ukumenya itandukaniro riri hagati y'uburumbuke, igihe cy'uburumbuke ndetse na ovulasiyo cyangwa irekurwa ry'intanga. Irekurwa ry'intanga cyangwa ovulasiyo riba ku munsi runaka, ariko igihe cy'uburumbuke ni igihe cyose ushobora gusama mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Uko irekurwa ry'intanga rigenda ryegera cyangwa ovulasiyo, mu mugore mu myanya myibarukiro y'umugore hagenda hakorwa ururenda rushobora gutuma intangangabo igihe irugezemo ishobora gukomeza kubaho igihe kinini. Bavuga ko intanga y'umugabo ishobora kumara iminsi 5 mu mugore itarapfa. Ibyo bibaho gusa igihe uburumbuke bwegereje, ariko iyo ari mu gihe kitari cy'uburumbuke, wenda nka nyuma ya ovulasiyo, ururenda rwarahinduye gahunda, nta gahunda yo gutwita ikirimo, icyo gihe intangangabo zimara amasaha make. Bivuze ko ushobora kubonana n'umugabo nko ku wa mbere yarangiza akigendera ahantu kure, nawe ukajya ahantu kure, nko ku wa gatatu ugahita usama kandi utabonanye n'umugabo. Nimba wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ku wa mbere, igi ryawe rikarekurwa ku wa gatatu, ya ntangangabo izaba iri aho ngaho itegereje yuko igi risohoka igahita irisanganira bigakora umwana, bityo ukaba usamye utabonanye n'umugabo. Aho ngaho nagiraga ngo humvikane itandukaniro riri hagati ya ovulasiyo ndetse n'igihe cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke ni igihe cyose ushobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba wasama. Gishobora kuba ari imbere y'uburumbuke iminsi nk'5 cyangwa se nyuma y'uburumbuke, kubera ko n'igi twabonye ko rishobora kumara amasaha 28 ritarapfa. Tuzagenda tubigarukaho cyane cyane uko tuzagenda tureba uburyo ki wakoresha uburyo bwa kamere mu kwirinda gutwita. Twavuze yuko igice cya nyuma ya ovulasiyo, iminsi ya nyuma ya ovulasiyo
akenshi na kenshi ntabwo ihinduka. Nimba ufite 13 akenshi uhora ari 13, nimba ari 15 akenshi uhora ari 15. Bivuze ko nyuma ya ovulation yararangiye, niyo warwara, niyo wagira ibiguhangayikisha byinshi, imihango irakomeza ikaza mu gihe yagombaga kuzira. Ikintu gihinduka mu kwezi k'umugore ni igihe ugize ibibazo ovulation cyangwa irekurwa ry'intanga ritaraba. Nimba ugize ibibazo ukarwara, hakaza ibiguhangayikisha ibintu nk'ibyo, icyo gihe ovulation cyangwa irekurwa ry'intanga ngore cyangwa igi mu yandi magambo riratinzwa, kubera ko igi rirekurwa kugira ngo utwite. Muri kano kanya tugiye gushushanya tureba umugore ufite amezi agenda ahindagurika, turebe ni ikihe gice gihinduka, ubundi turanareba abagore batandukanye bafite iminsi ingana y'ukwezi, turebaho ukuntu iminsi yabo y'irekurwa ry'intanga ishobora gutandukana. Tuvuge ko Aline, ba Aline mwese ndabasuhuje, yagize ukwezi kw'iminsi 28, kandi inyuma ya ovulation agira iminsi 14. Ukundi kwezi yagize iminsi 30. Niba nyuma ya ovulation agira iminsi 14, n'ubundi iminsi iri inyuma ya ovulation izakomeza kuba imwe, na hano hazaba iminsi 14. Tuvuge ko ukundi kwezi yagize iminsi 32. Nimba nyuma ya ovulation habaho iminsi 14, ni hahandi ovulation izaba nyuma yayo habaho iminsi 14. Niba ukundi kwezi yaragize iminsi 29, ovulation izaba nanone ku buryo inyuma hazaho iminsi 14. Noneho dukoze umubare nta bimenyetso by'uburumbuke twarebyeho, ari ukureba iminsi igize ukwezi ndetse n'iminsi Aline agira nyuma ya ovulation. Bivuze ko igihe ukwezi ko kuzaba kwagize iminsi 28, irekurwa ry'intanga cyangwa ovulation bizaba ku munsi wa 14. Nagira iminsi 30 bizaba ku munsi wa 16. Nagira iminsi 32 bizaba ku munsi wa 18. Nagira iminsi 29 bizaba ku munsi wa 15. Ndakeka ibino hari abantu bisubije bari babajije batese igihe umuntu agira ukwezi guhindagurika ashobora kubara. Igihe cyose ukurikirana biriya bimenyetso by'uburumbuke, ukaba unabizi ko nyuma ya ovulation iminsi yawe idakunda guhindagurika, ushobora kuvuga uti ovulation kuno kwezi yabaye uno munsi, ukwezi gushize yabaye iki gihe. Ntabwo ovulation igihe cyose iba ku munsi wa 14. Ovulation iba ku minsi itandukanye, ahubwo iminsi idahindagurika ni iminsi iri nyuma ya ovulation. Ikindi ni uko iyo habayeho indwara, inzara, ibindi bintu biguhangayikishije, iyo bibayeho mu cyiciro kiri mbere ya ovulation, bituma ovulation itinda ikigira inyuma, kubera ko umubiri wawe urashaka yuko uzasama uri mu gihe cyiza cy'uko umwana yakura neza. Bivuze ko iyo habaye ibibazo mbere y'uko irekurwa ry'intanga ryawe riba, ryigizwa inyuma kugeza igihe ibihe byiza bigarukiye. Ariko uramutse ugize ibibazo nyuma y'uko ovulation iba, ibyo bibazo ntacyo byahinduraho ku kwezi kwawe. Ni hahandi imihango iza mu gihe cyagenwe. Nyuma y'iminsi yawe runaka ugira nyuma ya ovulation cyangwa irekurwa ry'intanga, imihango n'ubundi iraza ititaye ngo wararwaye cyangwa wagize ikindi kibazo. Hano twarebaga ku mugore ugira amezi afite iminsi ihindagurika. Ubukurikiyeho tugiye kureba abagore benshi batandukanye bagira iminsi ingana mu kwezi kwabo. Ndakoresha ukwezi kw'iminsi 28 kuko niko kuzwi cyane. Reka tuvuge ko Aline nanone ndamugaruye afite iminsi 28. Tuvuge ko Betty nawe afite iminsi 28. Tuvuge ko na Claudine nawe afite iminsi 28.
n'umunani. Tuvuge ko na Princess afite iminsi 28. Bano bakobwa cyangwa abagore uko ari batatu bafite bose ukwezi kugira iminsi 28. Ariko nk'uko twabivuze, iminsi ya mbere ya ovulation cyangwa mbere y'irekurwa ry'intanga ishobora guhindagurika bitewe n'uko uhangayitse, urwaye, ufite ibibazo bitandukanye. Ariko igihe cyose iyo habaye irekurwa ry'intanga ntabwo iminsi iri nyuma ya ovulation ihinduka. Ovulation turakoresha ibara ry'ubururu. Aline ashobora kuba nyuma ya ovulation agira iminsi 14. Bivuze ko icyo gihe ovulation izaba hagati na hagati mu kwezi kwe, bikazaba ari ku munsi wa 14. Betty ashobora kuba agira iminsi 13. Bivuze ko icyo gihe ovulation ye cyangwa se irekurwa ry'intanga rizaba ku munsi wa 15. Claudine ashobora kuba agira iminsi 15 nyuma y'irekurwa ry'intanga. Icyo gihe bivuga ko nagira iminsi 28 mu kwezi kwe, icyo gihe ovulation izaba yabaye ku munsi wa 13. Princess ashobora kuba agira iminsi 12 nyuma y'irekurwa ry'intanga. Icyo gihe bivuze ko nagira iminsi 28 mu kwezi kwe, intanga ngore cyangwa igi rizaba ryarekuwe cyangwa ovulation izaba yabaye ku munsi wa 16. Hano uyu twavuze ko ubwo icyo gihe azaba agira iminsi 12, uyu nguyu azaba agira iminsi 15, uyu azaba agira iminsi 13, uyu nguyu azaba agira iminsi 14. Nk'uko mubibona, kuba abantu bashobora kuba bagira iminsi ingana mu kwezi kumwe, igihe cya ovulation cyangwa se irekurwa ry'intanga ngore kiratandukanye. Nimba umuntu akubwiye ngo ngewe ovulation yanjye iba ku munsi wa 14 kandi iyo nkoze imibonano mpuzabitsina idakingiye umunsi uyu n'uyu ntago nsama, ntuzabigendereho kubera ko we birakunda, wowe ushobora gusanga ovulation iba ku munsi utandukanye n'uwe, bityo wamwigana ukaba urasamye. Niyo mpamvu iyo wahisemo gukoresha uburyo bwa kamere, uko ugenda ureba biriya bimenyetso bigenda bihindagurika bitewe n'igihe urimo mu gihe cy'ukwezi kwawe, bigufasha kumenya ukwezi kwawe uko kumeze, ukamenya iminsi iba nyuma ya ovulation n'ibindi bitandukanye byagufasha mu kumenya uburumbuke bwawe. Tumaze kuvuga ku kwezi k'umugore, ukuntu ukwezi k'umugore kugenda guhindagurika, tureba igice gikunze guhindagurika cyane n'igice kidakunze guhindagurika. Mu gihe kizaza tuzareba uburyo ki wakoresha bya bimenyetso bitatu bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore, harimo ururenda, umuriro ubyukana mu gitondo, ndetse n'aho inkondo y'umura iherereye. Tuzareba uburyo wabikoresha mu kuboneza urubyaro ndetse no kwita ku buzima bwawe. Ibibazo bimwe mwatubajije muri bya bibazo twabahaye, kuko twanabahaye umwanya wo kutubaza ibibazo no kuduha ibitekerezo, bimwe ndahamya ko twabisubije muri kino kiganiro. Ibindi bijyanye na kino kiganiro dushobora kubinyuramo gake. Hari uwabajije ndifuza kumenya aho ariya maraso aturuka, aho imihango ituruka. Twabivuze, twabonye ko imihango ari imyiteguro yari yarabereye muri nyababyeyi kugira izakira umwana abeho neza. Rero iyo utasamye bisohoka nk'amaraso, nibyo bita imihango. Nkabibutsa ko mu mihango nta gi riba ririmo. Undi yarabajije intangangabo imara igihe kingana iki mu mubiri w'umugore itarapfa. Nk'uko twabivuze, biterwa n'igihe umugore arimo. Nimba umugore ari mu gihe cy'uburumbuke, ururenda rwe rugenda ruhindagurika ku buryo rufasha intangangabo kuba yabaho kugeza no ku minsi 5 itarapfa. Ariko iyo atari mu gihe cy'uburumbuke, intangangabo imara amasaha make igahita ipfa, kuko urwo rurenda ntabwo ruba rufasha intangangabo kubaho. Ikindi kibazo, njya numva bavuga ko ukwezi k'umugore guhinduka iyo afite ibimuremereye. Ubwo se kubara ntibyagorana ko ibiremerera umuntu bitabura? Ni koko ibiremerera umuntu ntabwo byabura, ariko twaberetse igice gihinduka mu kwezi k'umugore iyo afite ukwezi kugenda guhindagurika. Rero iyo wiyemeje ukajya ureba biriya bimenyetso bitatu tuzagenda tugarukaho cyane bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore,
ntabwo bigora, ugenda ubibona byoroshye. Ikindi navuga kuri kino kibazo ni uko iyo ushaka gukoresha uburyo bwa kamere ni byiza kwifata nk'aho ukwezi kwawe guhindagurika. Nk'uko uno muvandimwe yabivuze, ibiremerera umuntu ntabwo bibura. Ushobora kuba wenda nk'amezi 3 ashize ukwezi kwawe kutarahindukaga, ariko uno munsi ukagira ibikuremerera kugahinduka. Waba ufite mu mutwe iby'ubushize ari byo ushaka gukoresha no kuri kuno kwezi, ugasanga nimba uri kwirinda gusama usamye utabishakaga. Ni byiza ko umunsi wufata nk'umunsi mushyashya, ukwezi kwagufata nk'ukwezi gushyashya, ukajya ureba umunsi ku munsi, bigufasha mu kwirinda gusama mu gihe utabiteganyaga. Muri make, kwifata nk'aho ukwezi kwawe guhinduka nibyo byiza, bituma igihe cyose uba witeguye. Undi yarabajije, kubara iminsi yo gutwita ku mugore ni ikintu cyakizerwa? Iyo wabikoze neza ni ibintu byakwizerwa. Nk'uko uyu wenda ufata ibinini byo kuboneza urubyaro, uba ugomba kubinywa neza, ukabinywa ku isaha, mbese nta kwica gahunda. Kimwe n'aha ngaha, iyo ari ibintu wakoze neza ubishyizeho umutima, uretse ko unageraho ukabifata nk'ibintu ukunze, waba utabikoze ukumva uravuga ati kuki uno munsi ntabwo nzi umuriro nabyukanye uko umeze. Binatuma n'iyo urwaye uvuga uti uno muriro mbyukanye ntabwo usanzwe nshobora kuba ndwaye, bityo ukaba wajya kwa muganga hakiri kare. Ikindi nakongeraho ni uko byizerwa cyane iyo ubifatanije n'uwo mubana. Tuvuge wenda uri umugore, ntabwo wagenda ahantu ngo wumve abandi bari kubivuga ngo nugera mu rugo uvuga uti ngiye guhindura. Oya, ni ibintu ugomba kuganiraho n'uwo mubana, mugahuza umutima, mugahuza umugambi, mukabifatanya. Icyo gihe birakunda kandi birizewe. Ibindi bibazo biri muri gahunda z'ibiganiro bizakurikiraho, ndetse hagati na hagati tuzajya tunyuzamo dufata umwanya wo gusubiza ibibazo gusa. Nk'umuco wo kubabwira ikiganiro kizakurikiraho, ubutaha dufite umutumirwa uzatuganiriza ku buryo bwa kizungu bwo kuboneza urubyaro. Twahisemo kuvuga ku buryo bwa kizungu bwo kuboneza urubyaro mbere yo kwinjira mu buryo bwa kamere, kubera ko nk'uko nabivuze, nemera ko ari byiza ko umuntu amenya ibintu byose, agahitamo ku giti cye agendeye kubyaza, ariko ibintu byose abizi ku buryo imyanzuro afata yose aba yashingiye kubyaza. Ikindi ni uko mu gihe tuzaba turi kuvuga ku buryo bwa kamere bwo kuboneza urubyaro, tuzajya tunagaruka inyuma tubigereranye n'uburyo bwa kizungu muzaba mwarumvishije. Narangiza mbibutsa kwiyandikisha kuri channel yacu, urakanda kuri subscribe, unakande no kukazogera kaza ku ruhande kugira ujye ubona ubutumwa bukubwira ko twashyizeho ikiganiro gishyashya. Murakoze, murakarama, naho ubutaha. Bye.